nsanzwe ndyamana n'abakobwa maze nkumva ntacyo bimbwiye. Nahuye n'abakobwa benshi beza kandi b'uburanga, naryamanye nabo ntacyo byari bimbwiye. Ese ni gute naba narayimuye n'umwana w'umukobwa akaba yambujije amahoro, akaba yambujije gusinzira? Ese uyu mukobwa nzongera kumubona gute? Ese namukura he? Murakaza neza mu nkuru yacu y'uyu munsi, muri kumwe nanjye Sonjera. Inkuru yacu y'uyu munsi turatangirira ahantu hamwe mu cyaro kimwe, aho hari umubyeyi w'umumama yari afite abana babiri b'abakobwa bakiri batoya, ariko uyu mumama wacu yari arwaye cyane arembye. Noneho yari afite abakobwa b'abana babiri, umwe yitwaga Ella undi akitwa Anna. Uwitwa Anna yariwe mukuru w'imfura, noneho uwitwa Ella akaba yariwe muto. Noneho abo bakobwa igihe kimwe babyutse bumva mama wabo yarwaye, yarembye cyane bitunguranye. Noneho bagerageje gutabaza inshuti n'abavandimwe kugira ngo babe babafasha maze bajyana umubyeyi wabo kwa muganga, ariko ntabwo byashobotse kubera yuko bari bari mu cyaro kandi nta buryo bari kubona mu masaha y'ijoro ko babona uburyo bajyana mama wabo kwa muganga. Ibi byateye ikibazo gikomeye maze bituma umubyeyi wabo bari basigaranye umwe w'umumama yitaba Imana. Uyu mumama mbere y'uko apfa yahamagaye Ella ndetse na Anna, maze abwira Anna ngo mwana wanjye niwe w'imfura, murumuna wawe ni muto cyane, uzamwite, uzakora uko ushoboye kose, uzamube hafi kuko ni muto kandi muzakundane, ntihazagire ikintu na kimwe kizabatandukanya. Maze umubyeyi ahita yitahira. Uyu mubyeyi wabo amaze kwitaba Imana, birumvikana aba bana b'abakobwa bararize cyane. Ella yari muto cyane, yararize cyane, aravuga ati mama uradusize, mama uragiye, udusize hehe? Turi twenyine, ntacyo dufite turya, ntacyo dufite cyo kwambara, nawe watwitaga uragiye. Ese tubaye abande? Ese turabaho dute? Ariko Anna abasha kumuhoza. Anna yabashije guhoza Ella maze aramuhobera, aramuturisha. Nuko buracyabaye bitegura gushyingura, bashyingura mama wabo. Noneho ikiriyo kirarangira. Nyamara aba bana nubwo bari bafite famiye ikize ndetse famiye zo hirya no hino, nyamara nta n'umwe wabashije kubafasha. Aba bana b'abakobwa Anna na Ella, nyuma y'igihe gito cyane mama wabo apfuye, batangiye kwicirwa n'inzara mu nzu. Anna yatangiye kujya ajya guhinga kugira ngo babone icyo barya, noneho Ella nawe agakora indi mirimo yo mu rugo. Gusa byari bikomeye kuko Anna yaje kugira akajya buri biraka byo kujya guhinga. Ubuzima burabagora, birabakomerera kugeza ubwo Anna yafashe umwanzuro akurikije inama yagiriwe n'inshuti ye. Inshuti yari yamubwiye yuko hari ahantu mu mujyi yajyana na Ella akabasha kuba yabona akazi, akabona icyo gukora, maze akabasha kwita kuri murumuna we yari yarahawe inshingano zo kwitaho kugeza akuze, ubwo mama we yajyaga kwitaba Imana. Nuko Anna yafashe inzira ajyana Ella, aramubwira ngo bagiye gushaka icyo gukora barebe uko babaho, ngo kuko bavuye mu cyaro bajya mu mujyi. Aho muri uwo mujyi hari umusore witwa Peter. Uyu Peter ari umusore ukiri mutoya, umusore mwiza cyane, umusore ukora sport, umusore w'ibigango. Ikindi cyongeye, umusore yari umukire, umusore ufite amafaranga menshi cyane yasigiwe n'iwabo, ariko akaba ari umusore w'umunyangeso yo gukunda abakobwa benshi. Yari umusore uryamana n'umukobwa wese abonye, hahandi iyo byabaga byabaye hari n'igihe yajyaga kugura indaya
uyu musore Peter ntabwo yubahaga igitsina gore. Ikindi kandi yumvaga ko baryamanye uyu munsi batagomba kuryamana ejo, kubera ko yari afite amafaranga menshi ndetse n'ubutunzi bwinshi. Gusa uyu musore Peter ntabwo yajyaga yizerera mu bintu by'inkundo, cyane ko kuva yabaho yari atarakunda bya nyabyo. Icyo kwari ugukina n'umukobwa, akamubwira ko mukunda, hashira icyumweru amaze kuryamana nawe bikarangiriraho, cyangwa se yaba akeneye umukobwa akagenda akagura indaya akaryamana nayo akishimisha uko ashoboye, yarangiza bugacya birangiriraho. Nuko Peter yari ameze. Tugaruke kuri Anna ndetse na Ella. Ubwo bageraga muri uyu mujyi bari bazi ko baje kwishakira akazi, bakibonera imibereho, maze Anna akabasha kwita kuri murumuna we Ella. Nyamara ntabwo ariko byagenze, ahubwo basanze inshuti yabo yari yagambaniye Anna kuko yari asa nk'umukuru, maze amugurisha ku mugabo wari umukire washakaga kuryamana n'umukobwa w'isugi. Nuko Anna yageze mu mujyi maze yakirizwa no kwinjizwa mu cyumba cyiza, maze abwirwa ko natemera gukorerwa ibyo bashaka barabikorera murumuna we ukiri mutoya. Nuko Anna yanze ko murumuna we yahohoterwa akiri muto, maze yemera gutakaza ubusugi bwiwe yari yarihanganye kuva akiri mutoya, maze ubusugi bwe butakarira aho ngaho. Nuko umwana w'umukobwa Anna yatewe igikomere no kuba yarize inshuti ye, maze ya nshuti ye ikamuhemukira. Nuko Anna yahawe amafaranga maze ajya gukodesha inzu we na murumuna we Ella babasha kuba bajya kubamo. Nuko ubuzima bwarakomeje buragenda, ariko nta gihe cyashize kubera yuko ayo mafaranga yari makeya batabasha kuyamarana igihe kinini. Maze Anna afata umwanzuro, kuko yari amaze kwiheba, amaze kubona ko n'undi yatakaje ubusugi, maze afata umwanzuro nabwo ari ya nshuti yongeye kumushuka, maze yinjira mu mwuga w'uburaya yo kujya ajya gutega ku muhanda agashaka abagabo akaryamana nabo kugira ngo abashe gutunga murumuna we Ella. Anna yakoze uko ashoboye kose, maze yita kuri murumuna we Ella, akamugurira imyenda, akamuha ibyo kurya, ndetse kugera n'igihe yabonye amafaranga menshi agura udusheneti tubiri, maze utwo dusheneti twari utw'igiciro. Kamwe agaha murumuna we aramubwira uti aka gasheneti ugafate nk'aho ari impano ya mama guhaye ku isabukuru yawe y'imyaka 19, ubu uri umukobwa mukuru. Tugaruke kuri Peter yari waragiye mu mahanga, maze akaba yaragarutse mu gihugu. Peter yari afite abantu benshi baba bamugaragiye ageze mu gihugu, afite imodoka nyinshi zigenda inyuma ye, cyane ko Peter yari umwana w'umukire mu byibuke. Gusa kuri iyi nshuro yaje azanye n'umukobwa ngo bakundana, ariko bakigera ku kibuga cy'indege uyu mukobwa yabonye imyitwarire ya Peter, agenda asomagura abakobwa bose baje kumwakira, maze uyu mukobwa ahitamo kubivamo. Uyu Peter ntacyo byabaga bimubwiye kumubwira ko ubivuyemo, cyane ko n'ubundi mutagombaga kumarana icyumweru byari mu itegeko. Uyu musore Peter yaragiye ajyanwa muri hoteli ahantu ari burare, maze abukinga hoteli kuzayiraramo igihe kinini, bitewe n'uko atashakaga guhita ajya iwabo, cyane ko anti we yabaga ari mu rugo aho aramubaza igihe azashakira umugore, cyane ko Peter ari we mwana wenyine iwabo babyaye, umwana w'ikinege kandi wavutse wenyine, bityo anti yabaga afite ubwoba yuko uyu musore azaca umuryango ntabe yashaka bitewe n'uko atubaga igitsina gore. Tugaruke kuri Anna na Ella. Anna bitewe no guhagarara umwanya munini mu bukonje yagiye gushaka abagabo, yaje kugira ararwara cyane araremba, maze Ella utaruzi icyo yakora agerageza gutabaza abaturanyi, maze birangira nta n'umwe umutabaye. Ella yagize ubwoba kuko ibyo bintu bwari ubwa kabiri bibayeho, maze atangira gusenga avuga uti Mana mfasha.
sinshaka gusigara njyenyine mu isi, watwaye mama wanjye, ndagusabye Mana mfasha urinde mukuru wanjye. Ana yararembye, yatashye yarembye cyane, iragerageza kumwitaho, ajya gushakisha imiti hirya no hino, nyamara nta mafaranga bari basigaranye kuko amafaranga make bari bafite yari yabashije kugerageza kwita kuri mukuru we, nyamara bibi by'ubusa kugeza ubwo amafaranga bashiranye, nta kintu na kimwe asigaranye, nta n'uwo gutakira. Maze Ana areba murumuna we Ella aramubwira uti, murumuna wanjye urabizi ndagukunda, nakwitayeho kuva twagira hano kugeza izi saha, sinkwanga urabizi, ariko aho bigeze nawe ni wowe ugiye kunyitaho. Nta mafaranga mfite, ndarwaye, nta mbaraga mfite ngo njye najya gukora akazi nzi mwiteho, n'igisigaye nawe ni wowe ugiye kunyitaho. Ella yabajije Ana ati, ese ndakwitaho gute ko nta kazi ngira? Ese ndakora iki? Uyu mukobwa Ana yarebye murumuna we Ella mu maso, arangije aramubwira ati, sinkwanga, ariko nakwitayeho, none dore ndarembye ngiye gupfa, iki ni cyo gihe cyawe kugira ngo nawe unyiteho, ko icyo nshaka uragenda nawe ujye aho nategeraga, ugende ujye gutega, maze ubone umugabo uryamane nawe, uzane amafaranga mbashe kugura imiti. Ella yaraturitse ararira, areba mukuru uri kumubwira gukora ibintu nk'ibi, nyamara abizi neza ko Ella atari yaryamana n'umugabo n'umunsi wa rimwe. Gusa mukuru we yari akomeje cyane kuko yamubwiye nabi, aramubwira ngo nanjye natakaje ubusugi bwanjye ndi kukwitangira, nawe rero ugomba gukora uko nkubwiye, nutabikora ndapfa. Uyu mwana w'umukobwa Ella yararebye abona mukuru we yakomeje iyo gahunda, maze aramubwira ngo ntabwo ngomba kubikora, ahubwo ngomba gushaka ubundi buryo. Bwarakeye Ella asohora ibintu byose byo mu nzu, agerageza kubigurisha, harimo imyenda, harimo ibitabo yakundaga yigiyemo, hakabamo n'impeta ya mama we yari yarabahaye akiri muto, yamubwira uti, mwana wanjye, iyi ni impeta papa wawe yampaye, uzayihe umusore uzakunda. Byose arabigurisha, ariko biba by'ubusa kuko wampaga udufaranga dukeya. Maze arataha, ageze mu rugo asanga Ana nta nubwo noneho yashobora kubyuka. Maze Ella ararira cyane, arangije arasenga, aravuga uti, Mana, uku niko wabyemeye, nta kundi byagenda, nanjye ngomba gukora ibyo yambwiye kugira ngo abeho, kuko Ana ntiyari akibasha kuvuga, ntiyari agishobora kureba cyangwa se guhagarara, yewe no kurya ntabwo byari biri gukunda. Urumva umwana w'umukobwa Ella yararize cyane, maze aragenda afata imyenda ya Ana arayigera, areba imukwira, yambara inkweto ze, maze aragenda aho Ana yari yamubwiye kugira ngo arebe ko yabona amafaranga ngo amuvuze. Uyu mwana w'umukobwa Ella nta kintu na kimwe yari azi ku bijyanye n'uyu mwuga, ntiyari azi uko bafata umugabo neza, ntiyari azi ikintu na kimwe, yewe no kuba yavuga igiciro cyiwe nabyo ntabyo yari azi. Byari bimuteye isoni kubona umwana w'umukobwa utarigeze uhura n'umugabo na rimwe, agiye ku muhanda gutega kugira ngo abashe kuba yarengera mukuru we urwariye mu nzu wenda gupfa. Tugaruke kuri Peter ubwo yari yicaye mu rugo, yahamagaye abakobwa basanzwe baryamana nawe, bose bakajya bamusuzugura bitewe n'uko Peter yaramaze kugira imyitwarire mibi yo kubabwira nabi, kubabwira ko baciriritse, ko nta n'icyo yavugana nabo usibye kuryamana nabo. Maze Peter wari ubonye batangiye, ahamagaye umukobwa amusuzuguye, yafashe umwanzuro, aragenda afata umwanzuro wo kujya kugura indaya. Nibwo yagendaga ari kunyura ahantu mu cyaro mu gakengero k'umujyi, maze abona umukobwa mwiza cyane ukiri mutoya, uhagaze utazi ibintu aho biva niyo bijya. Maze avuza amahoni y'imodoka, ahamagara wa mukobwa Ella.
nuko Ella yaraje ahagarara imbere ya Peter, maze Peter aramwitegereza. Umukobwa wari uteye neza, ufite amataye manini cyane, gusa ufite isoni, udashaka kureba umuntu n'umwe mu maso. Nuko Peter aramubaza, ese urimo uragurisha? Maze Ella areba hasi ntiyamusubiza. Peter arongera aramubaza ati, ese nagura? Maze Ella n'igihunga cyishe ati, yego. Maze Peter aramubwira ngo, ese nangahe? Maze Ella buri icyo asubiza kuko ntiyarazi ibiciro mu by'ukuri ngo bihagaze bite. Maze Peter aramureba, abona umwana w'umukobwa afite isoni nyinshi, aramubaza ati, ese usanzwe ukora ibi bintu? Ella araceceka kuko Anna yari yamubwiye ko navuga ko adasanzwe abikora atari bubone umugabo uri bubashe kumugura. Maze Peter abwira Ella yicare mu modoka. Nuko Ella yicara mu modoka, Peter amujyana kuri ya hoteli yari ari kuraramo nziza cyane, ihenze ndetse irarwamo n'abantu bakomeye cyane. Nuko bageze muri hoteli, Ella ati, ese hano haba abantu cyangwa haba abamarayika? Aramubaza ati, ese kubera iki? Undi aramubwira ati, aha hantu ni heza cyane, ni ubwa mbere mpageze. Nuko Peter ahita yambura imyenda yose imbere y'umwana w'umukobwa. Ella yipfuka mu maso, maze Peter aramubwira ati, wawu, ntabwo ushaka kundeba? None se turaryamana dute niba wumva udashaka kureba ubwambure bwanjye? Maze Ella araceceka. Arangije Peter ajya koga. Nuko avuyeyo yegera Ella wari ufite ubwoba bwinshi n'igihunga, aramubwira ati, Peter, wait. Peter ati, what? Arangije Ella aramubwira ati, Peter, ndashaka kukubwira ikintu kimwe. Njyewe ntabwo ibi bintu njya mbikora, ibi bintu ntabwo mbimenyereye. Maze Peter wari usanzwe umenyereye kutubaha igitsina gore aramubwira ngo sinkunda gukina iyo mikino. Gusa agerageje neza arebye yitegereze, abona umwana w'umukobwa afite ubwoba bwa rimwe mu buzima bwe. Peter yarahuye n'umukobwa utinya kuryamana n'umugabo kuko yari asanzwe ahura n'indaya zibimenyereye, bagera mu cyumba zimwikuriramo zibikora, noneho undi we aramukora agataruka. Maze Peter atekereza ko ari uko yari yabonye ubwambure bwe, akaba yatinye ubwambure bwe bunini.
nuko Peter yamaze gukora ibyo akora araryama kuko yararushye cyane. Uyu mwana w'umukobwa yari yamuguye bitewe n'uko umwana yababaraga, nyamara Peter we nta kintu yari yitaye, yari yanasinze. Yababaje uyu mwana w'umukobwa bihagije, maze Peter araryama arasinzira. Naho Ella we ntabwo yigeze abona ibitotsi, yarayarira kuko za nzoga yari yanyoye. Nyuma y'igikorwa zahise zimushiramo, maze ararira cyane avuga uti mama nta kundi nabigenza, ntabwo nshaka kubura Ana nk'uko nakubuze. Nuko umwana w'umukobwa muri iryo joro yafashe amafaranga yari yahawe, maze afata n'imyenda ye arambara agenda atandagaraje ari kubabara, maze arataha. Yageze mu rugo asanga Ana arahari ndetse ameze neza. Ana aramubaza, Ella umeze ute? Ella aramubwira uti ntabwo meze neza habe na gato, ibintu ni bibi cyane. Maze Ana aramubwira uti ihangane, mu gihe gitoya uzabimenyera, nanjye sinari mbimenyereye. Gusa Ella yafashe umwanzuro ko ibyo bintu atazongera kubikora. Aramubwira ati kwari kugira ngo mubonere imiti, dore imiti yawe ngiyi yimwe, ariko ntabwo nzongera. Ikindi kandi umuntu twabonanye n'umwana mwiza yampaye amafaranga menshi, aya mafaranga twayakoresha tugashaka icyo gukora tugatera imbere tudakomeje twicuruza. Nuko Ana yabwiye Ella ati nta kindi cyo gukora ahubwo menyera kano kazi noneho dukore. Ella yararize cyane, yari ari kubabara cyane. Maze Ana aramubwira ati hangane, wabikoze kubera ngewe nkunda, kandi nanjye bwe ko nanjye ubusugi bwanjye nabutaye kubera wowe. Nuko tugaruke kwa Peter. Peter yarakangutse mu gitondo, maze arebye asanga umubiri we wose wuzuye amaraso. Arirukanka ajya muri dushe ati sinaba nagize ikibazo. Nyamara arebye abona amashuka yose yuzuye amaraso, yagize no kuri matera. Arangije yibuka umwana w'umukobwa nijoro amutakambira amubwira ati mbabarira, ndi isugi sindabonana n'umugabo, nyamara akaba yanze kumwumva. Peter yarababaye cyane, bwa rimwe mu buzima bwe yumva yahemukiye umuntu. Kubitagura nyine matera ibipfunsi avuga ati ntago nakabaye nabikoze, bino bintu ntago ari byiza, nababaje umwana w'umukobwa, nari kumufasha nkamuha amafaranga, ariko se kuki yemeye kujya gutega kandi akiri isugi? Ese uriya mwana w'umukobwa afite ikihe kibazo? Maze afashe telefone ye agiye kumuhamagara, yibuka ko nta nimero bigeze bahana. Agiye gushacinga ku mbuga nkoranyambaga, yibuka ko Ella atigeze amubwira izina, ahubwo Peter ari wamubwiye ngo nitwa Peter, nyamara we atigeze amubwira izina rye. Peter arahangayika, aravuga ati se uyu mukobwa ndamukura he? Uyu mwana w'umukobwa ko numva muhemukiye, namukura he ngo musabe imbabazi? Rimwe mu buzima bwe yumvishe yasaba imbabazi igitsina gore. Nuko Peter yagiye kuri reception kuri hoteli, ajya kubaza nimba hari uwabaza amakuru y'uwo mukobwa, maze bamubwira ko batamuzi. Nuko Peter akomeza kurushaho guhangayika. Yategereje burira, maze nijoro aragenda ajya ahandi yakuye Ella ni mu ijoro ryashize. Aragenda abaza abakobwa benshi, avuga uko umukobwa ateye. Umukobwa ubyibushye hasi cyane, umukobwa muremure mwiza, umukobwa w'inzobe, umukobwa witonda, nyamara bose bakamubwira ko umukobwa batamuzi. Peter yakomeje gushakisha ahantu hose azi hategera abakobwa, yarahageze ari gushakisha uno mukobwa. Ntabwo mu by'ukuri yari amuzi, ntiyari azi izina ngo agenda avuga ngo ndashaka uwitwa gutya, nta nubwo yari azi ngo nuwahe. Icyo yagendaga avuga gusa ni imiterere y'uwo mukobwa. Peter yagerageje ukwezi kose ashakisha umwana w'umukobwa Ella, nyamara yaramubuze. Yagerageje kujya kuri interineti zose, imbuga nkoranyambaga, ajya kuri Facebook, ajya kuri Instagram, agafata amasaha menshi yirirwa areba amafoto y'abakobwa ngo arebe ko yabonamo Ella, nyamara Peter ntabwo yabashije kumubona.
Peter yakomeje kugira depression, abura amahoro kubera Ella. Akumva yakunze umwana w'umukobwa, kuba akibaza ukuntu umwana w'umukobwa yagira imyaka ingana kuri yakiri isugi, noneho akemera kuryamana n'umuntu atazi kubera amafaranga. Peter akumva afite amatsiko yo kumenya impamvu Ella yaryamanye nawe, ndetse akumva yakunze uyu mwana w'umukobwa. Peter yashyizeho abantu benshi batandukanye ngo bamumushakire, ashyiraho amafaranga, nyamara iyo bahura nawe nta nubwo bari kumumenya kuko yari yambaye imyenda ya mukuru we. Ikindi kandi mu busanzwe imyenda yari yambaye ntago ajya yambara mu buzima busanzwe. Murumva namwe ko kugira ngo Peter azashakishe Ella mubone byari bigoye cyane. Haciyemo igihe kinini cyane, Peter yarabuze uyu mwana w'umukobwa Ella. Ikintu yibukaga cyane ni agashineti yari yambaye kamwe yahawe na mukuru we, ndetse na mukuru we agafiteho. Nuko umunsi umwe Peter ari kuri Facebook arangije abona ifoto ya Anna wasaga na Ella mu gake, ndetse amubona yambaye ka gashinete. Maze amurebye aravuga ati dore nguyu niwe. Arangije aramwandikira, aramubwira ati ndi Peter. Noneho Anna aramubaza ngo Peter uwuhe? Ati Peter mwaryamanye ukamuha ubusugi bwawe. Maze Anna ahita amenya ko uwo muntu ari kuvuga murumuna we Ella, ariko arebye ifoto ya Peter ukuntu ari mwiza aricecekera yigira nk'aho ari we koko. Aravuga ati none urashaka iki? Ushaka twongere tubonane? Ariko Peter aravuga uti ese ko uwo narinzi yambwiye ko atazongera kubonana n'umugabo ko yaratinye, nkaba mbona uyu nguyu wehe bitandukanye. Ariko aravuga uti nshobora kuba namwibeshyeho, akaba yaranyeretse ko afite impuhwe, ari umwana mwiza, kumbe nawe asanzwe abikora, cyangwa se nyuma yanjye akaba yarakomeje abikora. Nuko Anna na Peter bapanze guhura, nuko ajya kumutora mu modoka nziza. Ariko mu kujya kumutora Ella ntago yari ahari. Anna yarebye imodoka Peter agendamo, areba ukuntu Peter ari umusore mwiza ufite amafaranga, maze ntiyamubwira ko atari we babonanye, aricecekera. Nuko Peter yasabye imbabazi Anna, amubwira yuko atarazi ko ari isugi. Aramwinginga, aranapfukama, aramubwira uti ni ukuri ndakora icyo usaba cyose, ariko mbabarire natwaye ubusugi bwawe bitari ngombwa. Maze Anna nta kibazo, byararangiye biriya, kandi nari nkeneye amafaranga, nta kundi nari kubigenza. Maze Peter afata Anna amujyana ahantu, barasohoka baraganira cyane. Gusa yareba Anna akumva arajijinganya, akumva amaraso ye n'ibiri guhura, akumva si we yashakaga, ariko atekereza ko wenda nyuma y'igihe gishize yaba yarahindutse. Maze afata umwanzuro, aramubwira uti noneho kugira ngo mbe umwana mwiza imbere yawe, ngiye kugukorera shopu, ushaka iki? Maze Anna amubwira ko ashaka shopu y'imyenda ndetse nini cyane, akajya anaranguza. Peter arabyemera, aramubwira uti nta kibazo. Maze Peter afata Anna aragenda amushingira shopu nziza nini cyane. Maze Anna arataha, ageze mu rugo asanga Ella murumuna we nta byo kurya afite. Maze aramubwira uti rero guhera ubu wanze gukora umwuga w'uburaya ngo ugutunge, ubu ndagutaye ndigendeye. Ella ararira cyane, abwira Anna turabizi niwe mfite wenyine muri uyu mujyi, ese ndabaho gute nunsiga? Maze Ella apakira imyenda ye n'ibikapu. Nuko Peter amwoherereza imodoka iza kumutora. Peter amwishyura aparitoma, ndetse amuha n'iduka rinini cyane kugira ngo amubabarire ko yamutwariye ubusugi. Ikindi kandi Peter yari yarakunze, ariko iyo yabaga ari kumwe na Anna yumvaga bidahura neza, kuko Ella yaritondaga cyane, nyamara Anna we ari umusazi. Nuko Anna yaragiye abaho mu buzima bwiza, yirengagiza ko afite umuvandimwe yataye
nyamara ibyo ari kwenjoyinga atari ibye, ari ibyakabaye bigenerwa twawe ubusugi na Peter. Nuko Peter yagerageje kuba umwana mwiza imbere ya Anna, agera n'aho amubwira ko yamukunze. Nuko Anna aramubwira ati yego nanjye ndagukunda, twapanga mariage. Nuko Peter aramubwira ati nta kibazo, gusa Peter yaba ari kumwe na Anna akumva harimo ikintu kitagenda neza. Nuko Ella ubuzima bwaragiye buramugora, irafata umwanzuro aravuga ati sinzongera kujya gukora biriya bintu, byarambabaje, natakaje ubusugi bwanjye. Nuko Peter afata umwanzuro wo kujya gusaba akazi, maze aragenda ajya gusaba akazi kuri hoteli ya Peter. Noneho barakamuha, bamuha akazi k'ubupuranto. Nuko Ella aravuga ati nta kibazo nzagakora, kuko aho kugira ngo njye gutakaza umubiri wanjye bwa kabiri, nakemera nashaka nkajya nkorana amatuwarete n'ibiki, ariko ntacyo bintwaye. Noneho akora mu nzu imwe na Peter ariko bataziranye. Noneho umunsi umwe Peter ari guhita, yagiye kumva yumva umuntu uri gusaba imbabazi, avuga ati mbabarira, ni ukuri mbabarira ndakwinginze. Maze Peter yumvisha ayo magambo, yibuka ko rya joro ari kumwe na Ella ariyo magambo Ella yagumaga asubiramo, yumva ijwi ni rimwe ati mbabarira ndakwinginze. Ubwo Ella yari yasinziriye ku kazi kubera umunaniro mwinshi yabaga afite, maze uwari ubakuriye araza amwandikira urupapuro rumusezerera mu kazi. Maze Ella ararira cyane ari gusaba imbabazi, ariko Peter bosi yahitaga akumva ayo majwi arayazi, yareba akamureba akamwitegereza, noneho akumva amaraso ari gukururana. Aramureba aramubaza ati se witwa nde? Ati nitwa Ella. Aramubaza ati se kuki usana n'umuntu witwa Anna musa cyane? Arareba, arebye mu gatuza araza mukura akenda yari yambaye, areba mu gatuza asanga Ella yambaye ka gashinete nawe. Nuko Peter yafashe Ella amujyana muri biro ye, maze aramuganiriza amubaza uko byagenze hagati ye na Anna. Maze Ella amusobanurira buri kimwe cyose n'uburyo yamutaye, akamubwira yuko agomba kugenda agashaka icyo akora, ko nawe agiye kwibana. Maze Peter abaza Ella ati ese ufite aho uba, ubana nande? Maze Ella abwira Peter ati ndibana ariko nta kibazo. Nuko Peter abwira Ella ati ese waza nkaguha icumbi wanjye? Nuko Ella ati hoya ntabwo byakunda. Peter ati nta kibazo, ntabwo nakugirira nabi. Ella aranga. Peter agomba kumwinginga, aramubwira uti ntabwo mba njyenyine, mbana n'umufamiliye w'umumama. Maze Ella aramubaza ati kubera icyo umva ushaka kubana nanjye? Peter aramubwira uti nuko numvisha agahinda kawe, ndumva nshaka ko uba hafi yanjye. Maze Ella abitekerezaho kuko aravuga uti ntabwo mbayeho neza, aho mba naho nkora ni kure. Maze Ella yemera kujyana na Peter bajya kubana iwe. Noneho ku munsi wakurikiyeho nibwo Peter ntabwo yongeye kwakira message cyangwa ngo yakire nimero ya Anna imuhamagaye. Yahamagaye sheri we cyane, aramuhamagara, abonye atitaba, maze afata umwanzuro wo kuba yajya kumureba, akajya kureba sheri we Peter impamvu atitaba. Nyamara komanze yakinguriwe na Ella. Ella aratungurwa cyane kubona Anna aje kumureba, maze Anna turakora iki hano ku nzu ya fiance wanjye? Ella ati ni bosi wanjye yampaye icumbi. Ella ati ntabwo ngushaka. Aramusohora, akimusohora Peter ahitaza, arangije aramubwira ati nakumenye wowe uri inzoka, uri indyarya, warambeshye. Nashakaga umukobwa nari naviyoye nkamwambura ubusugi, uraza wigira murumuna wawe kandi atari wowe. Nuko Ella ati uravuga ibiki? Peter ati ninjye Peter, ninjye mwaryamanye igihe iki n'iki nkagutwara ubusugi bwawe.
Era arababara cyane arirukanka aragenda yikingirana mu cyumba. Nuko Peter abwira Ana ati ntuzongere kugaruka hano. Nuko araza arakomanga, Era yanga gukingura ararira cyane, ariko Peter aguma kumwinginga aza gukingura. Baraganira, aramubwira uti ntabwo nari nzi ko uri isugi, umbabarire byose nakoze, nakorera mukuru wawe, nari nzi ko ari wowe. Era utaruzi ikintu cyo gukora na kimwe yumvishe ubusobanuro bwa Peter maze aratuza, aravuga uti reka mwihorere kuko yabashije gufasha mukuru wanjye, byibuze akaba abayeho neza nubwo yari yaranyanze akansiga ntiyibwe ko ndi na murumuna we. Nuko Era aramubabarira, maze Ana biramubabaza cyane, aravuga uti ntabwo nahibona umusore, uyu musore yarankunze, ninjye yakunze, nubwo nari niyitiriye Era ariko nanjye yarankunze. Yazaga kundeba ku kazi akanyura akangeza mu rugo, akampa amafaranga buri munsi akanyitaho, ntabwo natuma yaramuntwara. Nuko Ana atangira kugira imigambi mibisha mibi yo kuba yatwara Era akamwambura Peter. Nuko Ana yashakishije uko ushoboye kose maze ahura na Era, aramuganiriza amubwira ko Peter atari umuntu mwiza, ndetse amubwira ko igihe cyose yahoze aryamana nawe kandi yaramubeshyiraga ntabwo bari bigeze barongeye kuryamana. Maze Era arababara cyane, aravuga uti Peter nyiri ku rukundo anyereka ko anyitayeho, aransohokana njyana ahantu hakomeye ndetse anyitaho bishoboka kose, ariko ntabwo nari nzi ko ari kubikora kugira ngo tuzaryamane. Maze Ana arabimwumvisha, arangije aramubwira uti nicyo gihe cyo kugira ngo ube wahunga Peter, umeze neza, mfite akazi keza, ndiriza amafaranga meza, none ntabwo bikinsaba kujya gusambana, waza tugahunga tukijyanira. Nuko Ana na Era bapanga guhunga Peter, maze bapanga ko bari bugende iryo joro. Nuko Ana ijoro ryarageze maze acunga Peter adahari, apakira ibikapu bye byose ndetse imyenda Peter yose yari yaramuguriye n'impano zose arabisiga, maze aragenda. Gusa akigera ku muryango yahuye na Peter, kandi Peter yamubwiye ko atari butahe kare, maze abikora nka surprise. Gusa yageze ku muryango ahura na Peter. Peter aritashye afite indabyo, maze Peter aratungurwa, Era ugiye he? Nuko Era abura uko abigenza, araturika ararira, maze Peter aramubwira ati urashaka kunsiga utanambwiye, ese nakoze iki? Era ararira cyane, maze aramubwira ntabwo nari nzi yuko uri umusambanyi, waryamanye na mukuru wanjye inshuro zitabarika, nanjye uri kunyitwaraho neza kugira ngo uzansambanye, ese uri muntu muki? Kuki uri umugabo mubi? Era ararira cyane, maze Peter aramufata amushyira mu cyumba aramukingirana kuko yataye umutwe ari kurira cyane ashaka kumucika. Maze Peter aza kwinjira atangira kumusobanurira. Akamwumvisha ko ikimenyamenyi ari cyagiye yari yaje kumugura, amubwira ko Peter ari umuntu mubi. Maze Peter aramusobanurira, naryamanaga n'abakobwa kuko nibyo numvaga igitsina gore ntacyo kimbwiye, ariko kuva nahura nawe warankundiye, naragushakishije nkimara kuryamana nawe, ntabwo nari nzi ko haba umukobwa umeze nkawe. Aho nakuboneye rero ibintu byarahindutse, nta wundi mukobwa nkeneye, ahubwo nari naje nzanye impeta nshaka kuguporopoza niba wambera umugore. Mu by'ukuri ndagukunda cyane, ndifuza ko uzukaba umwamikazi w'urugo rwanjye, ukaba umwamikazi w'umutima wanjye, kuko ndagukunda bya nyabyo. Ana wari uwazanye imodoka aje gutwara Era, yagumye hanze igihe kinini, umujinya utangira kumwica,
maze abona ko Ella batakigiye, aramuhamagara. Ella aramwihorera kubera ko yahise ajya kwikorera urukundo bwa kabiri n'umukunzi wa nyuma yo kuganira icyo gihe cyose kingana gutyo. Ella yababariye Peter maze bahita batangira gukora ibikorwa by'abantu bakuru. Nuko umujinya waramwishe, afata imodoka arataha, ariko none atangira kujyana umujinya udasanzwe. Maze Anna yatangiye kujya mu bapfumu kugira ngo arebe ko yatuma Peter agaruka, ariko ntacyo yari gukora kuko Peter yarasengaga, yari yarakijijwe, yarabaye umwana mwiza. Nuko Anna yigira inama yo kujya mu cyaro akusanya abantu, abaha amafaranga menshi. Bamwe batari n'abafamiliye be baza mu rugo rwa Peter biyitiririye famiye ngo baje gucyura umukobwa wigize nabi. Bahageze Peter yabitayeho, abereka urukundo ndetse abaha n'amafaranga. Aba bana ahubwo batubukwe n'iryari, mugomba kuza iwacu mukadusura tukanabashyingira, nibyo biteye. Ndetse na Ella bakunda Peter cyane kuko babonye ko ari umugabo w'umukire ufite amafaranga, ndetse Peter yababwiye ko nta mpungenge bagomba kugira kuko yakunze umukobwa wabo by'ukuri. Abangaba Peter yarabacyuye, barataha maze bemeranya itariki Peter azajya gukorera ubukwe mu cyaro ndetse na Ella. Anna yarabyumvise n'agahinda karamwica cyane, maze apanga ikintu gikomeye. Arangije aravuga uti nimba ari uko mwahisemo kubigenza, umwe muri mwe agomba gupfa, ntabwo mugomba kubana. Nuko Peter na Ella baragiye bakomeza urukundo rwabo ruraryoha, bakirirwa batembera, bagakora akazi neza. Urukundo rwabo ruramamara, abantu benshi barabakunda ndetse batangira no kujya kuri social media. Nuko kugeza igihe Peter yabwiye Ella ko bagomba kujya gukora ubukwe, baragiye mu cyaro. Anna wari wateze ibirozi azi ko agomba kwica Peter, ariko nyamara kuko bari basenze ntacyo byabatwaye. Anna rero yagumye kugira agahinda, agomba kugira depression, atangira kujya ajya mu tubara aryamana n'abagabo atazi, atangira kujyamo inzoga nyinshi atazi, maze Anna depression iramwica. Ku ruhande rwa Peter ndetse na Ella bari bakundanye cyane, bari mu rukundo ndetse barashyingiranywe, bari mu kwabuki, mbese sinabona uko mbibabwira. Nuko Ella na Peter baje gutwita, maze bakora baby shower yo kwerekana ko, yo kugaragaza ko bazabyara umwana w'umuhungu. Nuko Anna bibonye aravuga uti ibi ntabwo byashoboka, maze apanga igitero kibi cyane cyo kwica Peter. Nuko Peter ari mu modoka agiye mu kazi, maze asanga mu muhanda nijoro bateye imisumari, ipine y'imodoka ye yahise itubuka. Nuko baramufata baramukubita cyane. Abagabo bamaze kumukubita bamujyana ahantu mu kizu kibi cyane, maze Ella yari aryamye asinziriye, arashiduka cyane, umutima uramurya, imvura yari kugwa ari nyinshi. Ahamagara Peter ntiyitaba telefone. Nuko Peter ageze muri we house asangamo Anna araseka cyane, amuminjira urusenda mu gisebe. Ati ubu rero wari uzi ko ushatse murumuna wanjye ukanyanga bizaguhira? Ntabwo byaguhira. Maze Peter abwira Anna ati njye nakunze murumuna wawe, ntabwo nigeze ngukunda, nta nubwo nigeze nkusaba ngo dukundane, nari sinyeneye murumuna wawe, nubwo nabaga ndi kumwe nawe waramwitiriye, numvaga bitari guhura, nkumva amaraso adahura, ariko ubwo nabonaga murumuna wawe ari umupuranto, naramwegereye numva turakururana, numva niwe wanjye. Aya magambo yababaje Anna, ahita ategeka abagabo ko bagomba gushyingura Peter ari muzima. Nuko Peter baramucukuriye bamushyira mu cyobo baramushyingura, ariko hafi aho ngaho hari umugabo warebaga ibyo byose, maze ahita aza ataburura Peter amujyana kwa muganga. Anna baragiye bafata imodoka ya Peter bayitwika,
maze batangaza ko bimeze nk'aho Peter yapfiriye mu mpanuka. Peter yagiye muri koma igihe kinini, Ella yaramubuze, nta muntu yari afite wo kumwitaho usibye kugemurirwa n'abafashe imbabare, maze Anna yaje kwibaruka umwana w'umuhungu mwiza cyane, amwita amazina ya se. Nuko igihe kiragera, Peter yamaze mu myaka 2 muri koma. Anna yariyakiye ko umugabo we yapfuye, gusa afite agahinda kuko atabashije no kubona umurambo ngo awushyingure. Maze Peter yaje gukanguka muri koma. Amaze gukanguka muri koma, atekereza ibintu byamubayeho byose, arumirwa. Nuko ku ruhande rwa Anna yari yarishimye cyane, yishima kuri Ella, amubwira uti wumva gushatse rero, wumva ugiye kwishima. Ariko Anna n'ubundi ntago yanyuzwe, kuko yatangiye gushaka uburyo yakwica na Ella, kubera ko Ella yarasezeranye n'umugabo w'umukire afite n'amafaranga menshi. Yumvaga avuga yuko agomba kwica Ella kugira ngo asigarane imitungo. Gusa Peter agikanguka yahise atekereza ku mugore we, maze Anna yayohereje umuntu mu rugo rwa Ella ngo ajye kumwica. Maze Peter ahita ataha yirukanka, ava muri koma, ava kwa muganga adakize neza kugira ngo ajye mu rugo kuko yumvaga umutima uri kumurya. Maze ahageze asanga umugabo ari gushaka kwica umugore we. Maze Ella arikanga ati Peter atekereza ko hari umuzimu uje kumutabara. Ariko Peter yakubise umugabo, arangije ahamagara polisi, asobanura iby'urupfu rwe n'ukuntu Anna yamwishe, akamukorera ibintu byose. Maze Peter ahobera umugore, aramubwira ati ni njyewe. Maze polisi ifunga cya gisambo, ihita ijya no gufunga Anna. Anna watunguwe no kubona polisi yari amaze kubwirwa ko bagiye kwica Ella, yaratakambye cyane asaba imbabazi, ariko byari iby'ubusa. Nuko Anna baramufunga, Ella nawe aguma mu byishimo n'umugabo we yari yarabuze n'umwana wabo w'umuhungu. Nuko baratunganirwa, akajya ajya gusura mukuru we. Mukuru we aricuza, amubwira ibintu bibi byose yamukoreye, amwibutsa uburyo bari babayeho kera, maze aramubabarira. Ariko Anna aguma afunze. Naha dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Mwakoze kubana nanjye Sonjela, mbararikira kujya mukomeza gukurikirana inkuru z'urukundo kuri iyi channel ya YouTube ya Sonjela. Mwakoze cyane, ndabakunda. Nizere ko ino nkuru y'urukundo hari ikigiye kukwigisha nk'umukobwa cyangwa se umusore cyangwa umubyeyi cyangwa se umupapa. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza.